Hello guys, welcome to MITech YouTube channel Rwanda, the home of digital solutions. So today I'm here with a big solution for those looking for job and also those professionals. So if you are a web developer like front-end, full stack or back-end developer, game developer, software developer, also graphic designer, UI UX designer, also you're hired, video editor, and many tech related jobs, aho ushobora kuba wakwerekana something you did, who you are, how you did it, you are professional. So ibyo rero nibyo ngiye kubereka website nziza cyane nakoze ishobora kuba yagufasha, yamfashije kubona access to interviews uka-applyinga kubera yo portfolio bakabona ko iri professional. And also i website ariko nanone ishobora kuba yafasha abantu bari navuga ngo bafite professional careers like mentors, like counselors, like coaches, like professors n'abandi. So tutagiye muri menshi, dore website yanjye ndimo ndababwira ni ingi. Iyi website nkuko muyibona rero ni website nakoze aho nshobora kuyiguhereza ukeditinga wowe ukagenda weditingamo utuntu duke bijyanye n'ibyo wowe ukora. Niba uri mu web developer ushobora kwandikaho ukabishiraho hano ugashiraho image yawe bikarukinga neza cyane. Tutarinjira muri website uko ikora ndetse n'uko imeze, urabona ko ni professional website ifite dark mode and also light mode. Cyane kuvuga ngo ushobora kuyikoresha iri kuri dark mode ariko nanone ukaba wayikoresha iri no kuri light mode kandi igaragara neza cyane. So nuko mubibona rero ni website nziza cyane, urabona ko igaragaza igice cya skills zawe aho ushobora kohereza umuntu link instead yo kumwohereza ama resume, ama CV n'ibiki, ushobora kumwohereza website akayirebamo mu gihe kitarenze iminota 5 like 5 minutes, akabamenye who you are, what you do, what you did, what you are capable of. So urabona ko iyi ni website nziza cyane, urabona ushobora kuza hano ugashiraho project, this is the project, hano ushobora kuza ugasimbuza ama image na project wakoze, buryo ari ibintu bita byoroha kandi neza cyane. Ikindi ushobora gushaka contact us, aho umuntu ashobora kuba yakwandikira like nkuko mubibona hano nshobora kuba nakwandika, no kwanga hano nanditseho message nkayohereza already itiza muri my email. So now I have to configure this for you, aho ushobora kuba umuntu ashobora kuza akasearching akaba yagera kuri website ya kuri personal website yawe akabona who you are. So urabona ko website ni nziza cyane, iri professional in light mode and also in dark mode. So guys, I hope you found this as really big helpful. So rero guys, na nkuko mubibona website ni nziza cyane, imeze neza cyane. Ikindi iyi website ishobora gukora no kuri telefone cyangwa se mobile devices, aho kuri responsive ari website igaragara neza cyane. So now nkuko bibona rero website for responsiveness irakora neza cyane, urabona ko muri telefone naho igaragara neza cyane, nta kibazo, iri responsive, there is no problem for it. So ushobora kuba wajya kuri about us, everything is working as well as possible. So now icyo ukeneye cyo sabwa no kwishura amafaranga atari menshi cyane. Niba urabona ko uri interested for this website, so wowe mpamagara, mvugisha, nyandikira muri comment cyangwa se unyandikire iyi website mbe nayiguhereza, icyo nguhereza code aba nagufasha no kuyihostinga ku mafaranga make cyane. So urabona ko website ni nziza cyane. So guys, I hope ko iyi website nawe urabona ko user interface ni sawa cyane. Urabona ko muri skills part aho werekana skills zawe, this is the professional skills cyangwa se izo twita soft skills. Ushobora kwerekana project zose wakoze, aho umuHR cyangwa se umuntu wese urimo kwereka ashobora kubona ibintu biri organized. Umuntu ashobora no kuba yagukontaktinga, ashobora kwandikira kuri email, ashobora no kuba yakwandikira yakoresha iyi email cyangwa se akakohereza hano, everything is possible. So now urabona ko website ari sawa cyane kuba professionals. Tuvuze aba professionals ni babandi bafite akazi like aba businessman, aba counselors, aba mentors, aba coaches n'abandi wumva ushobora kuba ufite website birafasha cyane. Iyi website yitwa portfolio cyangwa se personal website.
ni website ikugaragaza ukuri, icyo ukora, uwuriwe ndetse na services utanga ndetse n'icyo ushoboye. Nk'uko ubibona, this is hano ushobora gushiraho izina ryawe, description, ushobora gushiraho ibyo ukora cyangwa se services utanga. Also ushobora no kuba washiraho testimonials cyangwa se success stories z'abantu uko like bagupraising kuri your services. Urabona ko iyi ni website nawe ishobora kuba yagufasha, aho dushobora kuba twayeditinga bijyanye nuko ukoze iki nuko ubishaka. So I'm saying this for professionals because also I'm a software developer and web developer instructor. If you come to Google and search Mugisha Isayi, you will find me. Urabona ko website yanjye niyo ya mbere. Iyi website ifite icyo bita high SEO engine optimization. So nubona ko iyi website ifite icyo bita high SEO cyangwa se high search engine optimization, niwinjiramo hano urabona ko iyi ni website yanjye na hostinze kuri Vercel. Urabona ko ni copy y'ingi nafashe, ni copy ya website yanjye yamfashije kuba nabona akazi, yamfashije kuba nagera kuri byinshi, and then nshaka kwisharinga abandi bantu bumva bashobora kuba bakeneye website ishobora nawe kuba yagufasha mu byo ukora, improving what you are, what you do. So that's it. So this is my website. Urabona ko ugisearchinga izina ryanjye, website yanjye ihita izimbere. Bishatse kuvuga ngo nawe like a professional, if you are a counselor, if you are a coach, if you are a mentor, if you are a professor, if you are any profession you have, iyi website ishobora kuba yagufasha. So rero why ukeneye iyi website, ushobora kuba wanyandikira cyangwa se ugakoresha link iri muri description, ukaba wakwishura iyi website. Iri ku mafaranga make cyane, aho nge ngufasha nkaguhereza website imeze neza kuba web developers, kuba web developers bamenyereye bya coding, nguhereza copy of code, and then ni ibintu biri easy kuba wahita editinga customizing. Kuba professionals batazi by'ama code, hano ndabi editingira neza bijyanye n'uko ubishaka, and then nkaba naguhostingira website. So rero guys, thank you for watching. This is the best website. Ikindi ku bantu biga kuri MI Tech Rwanda, niba uri kwiga kugira ngo uzabona akazi, you have to start creating your portfolio cyangwa se your personal website, aho uzagenda ushiramo project zawe uri ushobora kuzipresentinga kuri company runaka bakabona ko uri capable. So thank you for watching guys. Remember to subscribe to MI Tech Rwanda. Thank you so much.